nongeye nguhaye ikaze wowe ukurikira ibiganiro bya Garagara Gospel, by'umwihariko ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana bigufasha mu iterambere ry'intekerezo nzima zikwegereza iyobokamana rizima, zikwegereza Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo, zikwegereza ukuri impamo gutuma guhindura intekerezo zawe ukarushaho kugira ukwizera gukomeye ndetse n'intekerezo ziguha gukomera nubwo waba uri mu bihe bigoye cyane. Komera nubwo waba ukomeretse. Uyu munsi ngiye kugezaho inkuru y'umwe mu bantu bavugwa muri Bibiliya wari ufite ubuzima bugoye cyane hari kurusha abandi kuko yahuye n'ibibazo kuva akiri muto ndetse kugeza nyuma amaze gukura, gusa Imana iza kumuhindurira amateka ikoresheje umugaragu wayo Dawidi. Uyu nta wundi ni umwana wa Yonatani witwaga Mefibosheti. Uyu rwose wari ufite agahinda gakabije ndetse n'ibintu bikomeye cyane byari byaramubayeho ariko bikamuziga, bigatuma byaratumaga atabasha gutambuka cyangwa se gutekereza ubuzima bw'ahazaza ngo abonemo icyizere. Ushobora kuba uri kunyumva uri mu mimerere igoye cyane y'ubuzima bugoye, nawe utekereza ko ibintu byagoranye cyane. Rimwe na rimwe abantu bajya bagorwa n'ubuzima ku buryo n'isengesho rishobora kuba ritagira icyo rikora, agasanga yumva acitse intege. Gusa nakubwira ko igihe wumva ko ucitse intege n'isengesho ritagira icyo rikora, ahubwo nicyo gihe gikomeye cyane cyo kuba wakwegera Imana. N'ubundi nta kintu twabikoraho, icy'ingenzi ni ukwegera ufite icyo yabikoraho akabikoraho. Iyo dusa rero nk'abahumirije tugasa nk'abyiturije, ni handi tugwa mu mazi no mu rwobo rurerure cyane tudabasha kuba twakwikuramo. Ese uramutse uri kwambuka inyanja cyangwa uri kwambuka ikiyaga ukageraho amazi akurengeye utabasha kugira icyo ukora, icyiza ni ugutegereza gusa kugira ngo uruhame upfe, cyangwa ushobora gutabaza cyane ugatera hejuru kugira ngo hagire abagutabara. Ibirenze ibyo rero, hari umutabazi kandi ufite imbaraga za byose, uwashobora kuba yagufasha mu bihe ibyo ari byo byose wumva utenebutse. Abantu bagiye bagira ibibazo by'ubuzima bishingiye ku miterere, ibibazo by'imico mbonera, ibibazo by'ubukungu, ibibazo by'uko basa, ibibazo by'itsigingizwa rishobora kuba riturutse ku mashuri make yize, uko agaragara, aho yavukiye, uko umuryango we wagize amateka mabi ndetse n'ibindi byose. Abafite ubumuga bavukanye akumva ari munsi y'abandi bantu rwose. Ibi ni ibibazo bizahoraho kandi na Yezu yaravuze ngo ibibazo bizahoraho, ariko nanone dufite igisubizo kirimo kwizera Imana ndetse no kwiringira ubuzima bw'ahazaza ndetse n'umutuzo n'ibyiringiro bibonerwa gusa muri Bibiliya. Iyi nkuru ya Mefibosheti igiye kutubera isomo rikomeye cyane. Uyu mwana wari ufite agahinda kanini gakomeye cyane ndetse wavugaga amagambo akomeye cyane nk'uko bigaragara mu rwa kabiri rwa Samweli igice cya 9 umurongo wa 8, igihe Dawidi yamwifuzaga ndetse akamubwira yuko amutumijeho akamwemerera ibyiza, yigereranyije n'intumbi y'imbwa. Reka nkoresha amagambo ya Bibiliya by'umwihariko. Mu rwa kabiri rwa Samweli igice cya 9 umurongo wa 8, icyo gihe Dawidi yari amaze guhamagara Mefibosheti ngo azamugororere, cyangwa se igihe yari amaze kuvuga ngo ntawo mu muryango wa Yonatani cyangwa mu muryango wa Sawuli ukiriho, bakavuga ko hari umwana wa Sawuli ko hari umuzukuru wa Sawuli akaba umwana wa Yonatani witwaga Mefibosheti wari ugihari. Uyu mwana cyangwa se uyu musore hari muri icyo gihe cyangwa se uyu wari umaze gukura, ahangaha yavuze amagambo akomeye cyane yanagaragaza ko yari afite ubwihebe. Nuko ku murongo wa 8 nuko aramuramya aravuga ati, umugaragu wawe ndi iki ko unyitaho kandi ndi intumbi y'imbwa? Ko unyitaho kandi ndi intumbi y'imbwa. Niko abantu benshi bakunze kuba ari kuvuga ati, ese nanjye nagirirwa ibyiza, nanjye nashobora kugera kuri ibi ngibi, ndi umuntu uciriritse kuri uru rwego, ahari nta n'umuntu unyitayeho kuri iyi si. Ariko ndakubwiza ukuri ko mu maso y'Imana uri umuntu w'agaciro, kandi Imana iripfumbatura ikiganza igaza kwifuza kwa buri kiremwa byose. Ifite mu kiganza cyayo ibyiza byose. Ese uri muto cyane kurusha igishwi ko kigenera ibyo kurya? Ese waba utekereza yuko utaboneka cyane mu bandi bantu bose bari ku isi kurusha urushishi rw'umukara ruri munsi y'urutare? Kwirumenya ikamenya iribitunga ndetse ikanarwitaho,
nawe rero Imana yakwitaho mu buryo ubwo ari bwo bwose. Uyu munsi rero reka twinjire kuri iyo ngingo, by'umwihariko turaganira kuri Mefibosheti, inkuru ye ndetse n'ukuntu ubuzima bwe bwaje guhinduka. Uko inkuru ubundi itangira, muzi yuko Dawidi ndetse nyuma yo kwica Goliyati, dutangire kuri iyi nkuru, Dawidi yagize isumbwe ndetse atangira igisa n'intambara. Buhoro buhoro yatumaga agomba kugera ku bwami, kugeza n'igihe nyine yagereye ku bwami, igihe Sawuli yari amaze kugwa ku rugamba, Dawidi akamusimbura akaba umwami. Nyuma yaho rero umuvandimwe witwa cyangwa se inshuti ye ikomeye cyane, ikaba yari umuhungu wa Sawuli witwaga Yonatani, wari waramufashije kugera kuri byose, uyu nawe yaje kugwa mu rugamba. Nuko umuryango wa Sawuli usa nk'aho uzimangatanye, bisa nk'aho hari hatangiye paje nshya y'ubutegetsi bwa Dawidi, cyangwa se kuba umwami kwa Dawidi. Aha rero niho inkuru itangirira. Nyuma y'uko uyu muryango usa nk'aho wose usibanganye, amateka yawe akarangira, hari umubyeyi wabonye ko umuryango uzimye, maze afata umwana yareraga, umwe muri bo ari we bita Mefibosheti. Uyu mwana yaramufashe aramwirukankana, amujyana mu butayu ahantu kure, kugira ngo azamuhungishe, byibura azagire umuntu ukomoka mu muryango wa Sawuli ndetse na Yonatani uzaba akiriho, nyuma y'uko yabonye yuko byari bigoye cyane kandi habaho imyivumbagatanyo, ndetse n'abo mu muryango wa Sawuli bagasa nk'aho bose basa nk'abazima. Yanatekerezaga ko Dawidi cyangwa abazakurikiraho bashobora kuzagirira nabi abo mu muryango wa Sawuli, ubwo na Yonatani umuhungu wa Sawuli nyine yagombaga kuba arimo, bakabica bose. Uyu mubyeyi rero yaramwirukankanye kuko yanamureraga, ariko mu buryo yari kumwirukankana yaje kugira impanuka, cyangwa se mu gihe ari mu gihunga cyinshi ari kumujyana hirya mu misozi no mu butayu yiruka cyane, nuko uyu mubyeyi aragwa. Uyu mwana wari ukiri muto rero, umubyeyi arimo agwa yaguye nabi, ndetse uyu mwana agwisha amaguru ye, ahita amugara, agira ubumuga nk'uko Bibiliya ibidusobanurira. Uyu mwana yari yakomeje kugira ubwo bumuga, ariko urumva n'ubundi ari umwana utazwi, urerwa mu buryo budasobanutse, kuko bihishaga ko hari umuryango, bihishaga ko ahari hageze hamenyekanye ko hari uwo mu muryango wa Sawuli ahari uhari, byagorana cyane. Bo banumvaga ko Dawidi we ubwe n'inkota ye yanamusogota, kuko yari yaragowe cyane na Sawuli. Muzi intambara zabaye nyuma y'uko Dawidi atsinze Goliyati, abantu bakagenda bahiririmba cyane bagaragaza ko Dawidi yishe inzovu, mu gihe Sawuli we yari yarishe ibihumbi. Ibyo byatumye rero hazaho isumbwe, ndetse Dawidi agirana ibibazo bikomeye cyane na Sawuli. Muzi inkuru zakomeje z'ukuntu ubuzima bwabo butagiye buhura neza. Ubwo rero bumvaga ko Sawuli abamukomokaho Dawidi atabarebera ijisho. Reka twinjire mu gitekerezo nyirizina rero. Nakubwira ngo niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, ndetse hari n'inkuru runaka ushaka kudusangiza yo mu iyobokamana, by'umwihariko muri Bibiliya, ndetse n'ikindi gitabo gitagatifu dushobora gusangiza abantu, ariko mu kubaha ubutumwa mpamo ndetse n'icyo bagomba kwizera, nubwo wakidusangiza unyuze kuri platform cyangwa se ku mirongo migari yose ushobora kutuba watubonaho, uhereye kuri uyu murongo mugari. Ubwo ubufasha bwo ari bwo bwose turabukeneye kugira ngo umurongo mugari ukomeze kwaguka. Turimo umuryango mugari cyane w'intekerezo nzima zishobora kudufasha, ndetse n'iyobokamana rizima. Njye ndi Ishimwe Josue Maripasi. Noneho reka twinjire nyirizina mu nkuru ya Mefibosheti muri make, nk'uko bigaragara mu gitabo cya Samweli cya 2 igice cya 4 umurongo wa 4. Mefibosheti rero yari afite imyaka 5 igihe Yonatani se na Sawuli bishwe ku rugamba. Ntihandi nakomeje mvuga iyi nkuru. Noneho umugore wamureraga, nk'uko nabivuze hejuru, yari umunyamuryango, ariko nanone wari ushinzwe kumurera, yarabimenye ahita ahungana Mefibosheti kugira ngo nawe batamwica, ko yari uwo mu muryango wa Sawuli ndetse na Yonatani. Nyuma rero y'uko amuhungana, nk'uko nabivuze mu nkuru hejuru, yaje kugira impanuka maze yikubita hasi. Umwana nawe agira ikibazo ku maguru yombi, byaje gutuma agira ubumuga nyine bw'amaguru. Tugere mu gice cya 2 rero, noneho tuvuge ngo Dawidi amwibuka, amuha icyubahiro, ari naho handi nabukubwiye mu gice cya 9 mu rwa 2 rwa Samweli igice cya 9 umurongo wa 8. Umurongo wa 8 aho yavuze amagambo akomeye cyane agaragaza ubwihebe y'uko uyu mwana rwose yari yarihebye bigoye, aho yiyise intumbi y'imbwa. Nyuma y'imyaka myinshi rero Dawidi amaze kuba umwami, yibutse ise Yonatani
ko bari inshuti magara, ndetse yibuka ko na Sawuli nawe yari umuntu w'Imana kandi yari umwami wa Isirayeli wari warimikishijwe amavuta. Maze aravuga ngo nta wo mu muryango wa Yonatani cyangwa wo mu muryango wa Sawuli bahari ngo maze bagabire cyangwa se mbiteho, kugira ngo mugirire ineza n'urukundo biturutse ku rukundo nagiriwe n'umwana we Yonatani. Nyuma yo kubibaza rero bagiye kumuzanira Mefibosheti. Bamusobanuye ko hari Mefibosheti yari uri ahitwa Irodebari. Iyi nkuru irashishikaje cyane. Uyu Mefibosheti yari yaratuye ahantu bita Rodebari. Ahantu rero Rodebari bisobanura ahantu h'ubwigunge n'ubukene. Dawidi rero amutumaho nk'uko twabibonye muri kiriya gice, amuha ibyo yagombaga kumuha rwose, ndetse amutegeka kurira ku meza y'umwami, cyangwa kurira ku meza y'umwami nk'umwana w'umwami cyangwa se igikomangoma. Birumvikana ko Mefibosheti noneho yarahindutse igikomangoma. Umurongo uteye agahinda cyane ugaragara mu gice cya 9, urwa kabiri rwa Samweli igice cya 9 umurongo waho wa 8, aho avuga ati njye ndi iki ko meze nk'intumbi y'imbwa kugira ngo ngirire neza. Ariko Dawidi akamwereka ineza, amubwira ko ise Yonatani yari amugire neza, dore ko Yonatani ko bari barakundanye, ndetse igihe Yonatani yatabarukaga agapfa, Dawidi byamushenguye cyane. Nk'uko nababwiye rero, Mefibosheti yakomeje kugira intambara zikomeye mu buzima cyane, ndetse mu rwa kabiri rwa Samweli igice cyawo cya 16 umurongo wa 19, hari umuntu wamugiriye icyo twakwita nk'ishyamba cyangwa amugirira nabi, amuteranya kuri Dawidi. Kuri urwo rwa kabiri rwa Samweli igice cya 16 muhabona igitekerezo cy'umuntu witwaga Ziba. Uyu Ziba mu gihe Dawidi yahunze umuhungu we Abusalomu, Ziba umugaragu wa Mefibosheti yamubeshye avuga ko Mefibosheti ashaka gucunga umwanya wa sekuru Sawuli. Noneho amuzanira ibi byiza ku ndogobe n'ibyo kunywa, arangije amwishyashyaza bamubwira neza. Nyuma yaho Dawidi yararakaye cyangwa se yishimira izo mpano ahawe, ahita ahaziba ubutaka bwose bwa Mefibosheti. Nk'uko nababwiye rero, Mefibosheti yakomeje kugira intambara zikomeye mu buzima cyane, ndetse mu rwa kabiri rwa Samweli igice cyawo cya 16 umurongo wa 19, hari umuntu wamugiriye icyo twakwita nk'ishyamba cyangwa amugirira nabi, amuteranya kuri Dawidi. Kuri urwo rwa kabiri rwa Samweli igice cya 16 muhabona igitekerezo cy'umuntu witwaga Ziba. Uyu Ziba mu gihe Dawidi yahunze umuhungu we Abusalomu, Ziba umugaragu wa Mefibosheti yamubeshye avuga ko Mefibosheti ashaka gucunga umwanya wa sekuru Sawuli. Noneho amuzanira ibi byiza ku ndogobe n'ibyo kunywa, arangije amwishyashyaza bamubwira neza. Nyuma yaho Dawidi yararakaye cyangwa se yishimira izo mpano ahawe, ahita ahaziba ubutaka bwose bwa Mefibosheti. Ubwo tugeze mu gice cya 19, nyuma dukomeza igitekerezo cy'uvuga Dawidi yaje kugira ibibazo bitandukanye mu ngoma ye, aho umuhungu we witwa Abusalomu yaje kumera nk'aho yamukorera icyitwa kudeta, kuko yatangiye kwireherezaho umutima Abisirayeli benshi, mbese biza kuba ikibazo gikomeye cyane. Dawidi agera n'ahahunga. Iki gihe rero yari yarahunze, aho uyu mugabo witwa Ziba yamuzaniye biriya bintu, none akamuteranya kuri Mefibosheti, ndetse Dawidi agahita amunyaga atabanje kubitekerezaho, kuko yarabonye uwo mugabo amwitayeho, we amuzaniye ibyo kurya ku rugamba ndetse no ku ntambara, ndetse akaba atarabonye Mefibosheti we abyitaho. Ariko nyuma Mefibosheti agaragara imbere ya Dawidi atitaye ku isuku ye cyangwa ibindi byose, akamwereka ko yakomeje kumuririra kandi ko yamwitayeho. Iyi ni inkuru rero ikomeye cyane ya Mefibosheti. Nyuma yaho rero yuko Dawidi yari yaragabiye Mefibosheti, ndetse bariya ba Ziba ndetse n'abandi bakaba bari abagaragu be bamutunga, nyuma bakamsa nk'aho bamugambanira kuri Dawidi. Dawidi akongera akamera nk'umunyaga ibyo yari yaramuhaye akabiha Ziba. Nyuma aho Mefibosheti akaza kubimusangiza, Dawidi yasanze yarabeshywe, abategeka gusaranganya ubutaka. Mefibosheti n'ubundi akomeza ubuzima bwe nk'uko bwari bumeze, ariko akomeza mu bwiza bwose nk'uko
yari yaratangiye kubuhabwa na Dawidi. Hari amasomo y'ingenzi rero dushobora gukura kuri Mefibosheti agera kuri 5. Impuhwe z'Imana ziruta amateka y'umuntu. Nubwo yari afite ubumuga kandi ari umwuzukuru w'umwami wangiwe kandi wagowe cyane n'ubuzima mu byerekeye no gushwana na Dawidi, uyu mwana yagiriwe neza, cyangwa se uyu muntu yagiriwe neza na Dawidi, uyu nguyu utari umuzi. Ibi nanone bigaragaza ko impuhwe z'Imana ziruta amateka ya muntu. Ikindi kintu cya kabiri, Imana yibuka ibyo yasezeranye. Dawidi yubahirije isezerano ryo gukundana na Yonatani, afasha umwana we, kandi nanone Yonatani uko yari yabaye umwizerwa, Imana yamugiriye umugisha, ituma umwana w'umukomokaho aba umuntu n'ubundi wagize ubuzima bwiza. Ikindi kintu twakwigiraho, ubutwari si ibigaragara inyuma. Mefibosheti wari ufite ubumuga butandukanye yaje kuba umuntu ukomeye cyane, ndetse urumva ko yaje no gutinywa ko hari yakwambura ubwami Dawidi, nuko byagaragara ko yari afite imbaraga kandi yagaragaraga nk'umuntu ufite icyubahiro, kubera yuko Imana yari yamuzamuye ikamufasha akaba umuntu ukomeye cyane nubwo yari afite ubumuga. Ikindi kintu cya kane, kwicisha bugufi gukurura imbabazi, kandi Imana itugirira imbabazi. Uyu musore Mefibosheti, cyangwa se uyu mugabo Mefibosheti, yicishije bugufi, ntiyigeze arwana, yashaka gusubira mu butegetsi, yicishije bugufi kugeza igihe Dawidi ari we umwumvise. Hari abantu bigora cyane ugasanga bishyira hejuru, ariko Mefibosheti ntiyabikubesheje iturufu yuko yari umwana w'umwami cyangwa igikomangoma wishyire hejuru. Yaciye bugufi kugeza igihe ku meza ye haje isezerano Imana yari yaramuteguriye. Irindi somo rya 5, abantu bashobora kukubeshyera, kukwandagaza, ariko ukuri kuzamenyekana, kandi Imana izatsindisha ukuri kugira ngo ikugeze ku byiza. Nk'uko mubibona mu gitekerezo cya Mefibosheti, Ziba yaramubeshyeye, ariko Imana yaje kumufasha, iramurengera. Mefibosheti yongera gusubirana agaciro, ndetse Mefibosheti yongera gusubirana ibyo yari yaranyazwe. Icyo twavuga mu musozo, Mefibosheti ni ishusho y'abantu benshi twumva ducitse intege, dufite ubumuga, yaba ubw'intekerezo, yaba ubw'umubiri, yaba guca bugufi gugoye cyane, yaba ubukene, kwandagazwa, gucishwa bugufi n'ibindi byose bituziza imitima, tukumva ko tudashobora kugera ku bwigenge ndetse n'ubwisanzure, ariko Imana ishobora kutuzamura ikadushyira ku meza y'abantu. Ibi bitandukanye n'inyigisho z'iki kinyejana zivuga ko abantu b'Imana ari bo bazaba ibitangaza, bakaba abantu bapfukamirwa n'abandi. Iyi si yo nyigisho y'iyobokamana ry'ukuri, ivuga ko abantu bayo bazabaho neza kandi ko izabatunga mu buryo bwabo, ariko ntibavuga abantu bazasumba abandi. Iri naryo ritandukaniye abantu bagomba kumenya, ariko Imana izahura umuntu ikamushyira ahantu heza kandi ikamurengera. Yeremiya igice cya 33 umurongo wa 3 haravuga ngo, ntabaza ndagutabara, wereke ibikomeye biruhije utamenya. Ntabaza ndagutabara, wereke ibikomeye biruhije utamenya. Iri somo riraduha impamo y'ukuri, kuko Imana ituba hafi mu mimerere iyo ari yo yose twaba turimo, kandi ko yiteguye kudutabara. Ibyiza nibyo idutegurira, kabone nubwo twaba turi mu buzima bugoye, bw'impezamajyo, bw'agahinda kagoye, ndetse mu gicucu gisa nk'aho ari icy'urupfu, ndetse no mu isayo gahinda gasaze, Imana idufata ukuboko kandi ibana natwe kugeza no ku munota wa nyuma. Ese wayirutisha iki? Muvandimwe, nakugira inama yo gufata Imana nk'umwanya wa mbere, kugira ngo igukemurire byose bishingiye ku bw'isezerano ryayo ry'uko yatubwiye ko izadutabara nitubasha kuyitabaza. Imana ihora ikwitayeho kandi itegura ibyiza byose kuri wowe, ahubwo wowe gira ukwizera kandi uyegere ku biruseho. Iyo wakoze imirimo yawe ugomba, nk'uko yavuze ko mu minsi 6 dukoramo imirimo yose, ugakora ndetse gututubikana ko mu gahanga kwawe kukaguha umukati, niba wabashije gukora ibyo byose ukaba uri mu mimerere igoye uri kubona ibintu bidacamo, egera Imana, ibindi biri mu biganza byayo kandi izagutegurira ibyiza biruseho. Ikiruta byose, ugire kwizera kandi utekereze yuko Imana ntaho itakura umuntu. Hari umuhanzi waririmbye ngo, nta hantu Imana itakura umuntu ndetse nta naho itamugeza. Reka ugire ukwizera gukomeye cyane. Ndishimwe Josue Maripasi. Niba utarakora subscribe kuri uyu muyoboro, nakubwira ngo uyikore kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kugeraho, kandi turemo umuryango mugari w'inyigisho nzima z'intekerezo ry'iyobokamana rizima rishobora kudufasha.
mugire imana n'amafaranga, mugire impagarike n'ubugingo. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza.